Kuri uyu munsi tugiye kureba umukobwa mwiza, umwari, umunyarwandakazi agiye kudutekera. Ugiye kudutekera iki? Tugiye guteka akantu gasa nka koroheje, watekera umuntu kandi mu kanya gato. Watekera boyfriend wawe? Mu gihe wamubonye kandi gatoya. Mu gihe utamubonye watekera inshuti n'abavandimwe kandi bidatinda kandi bigashye cyane. Umunsi ngiye kugira ibiryo byatetswe n'umukobwa mwiza nanjye numve ukuntu biba bimeze. Ugomba kubikora akari nako binahoramo kuko turashyiramo amagi kandi amagi agomba kujyamo. Murabona ko akoze finale cyangwa ahishije indyo. Ngiye kubabwira ukuntu bimeze. Niba hari umuntu Hey guys, my name is Giselle. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ntabwo ari ikiganiro kuko bisanzwe tugiye guteka. Tugiye guteka twakiriye umukobwa mwiza kuri GJC Media. Ari hanze y'u Rwanda, ari mu Rwanda. Mumfashe ndumwika. Ngo ikaze kuri GJC Media. Murakoze cyane. Mwakitanga iki? Amasina ni Kirabo Jofia. Aha. Kirabo Jofia. Karibu bwira abanyarwanda nyine birambuye. Kirabo Jofia ninde, umuntu ki, kucyahagaze hano mu gikoni? Kirabo Jofia ni umunyarwandakazi. Yes, ndakeka ari ibyo wenda navuga. Ndi umunyarwandakazi ukunda Imana, ukunda Imana, ukunda abantu, ukunda gusabana. Bega uri single se cyangwa uri married? Oya, ndi single. And such. Ufite yerekwa ritambutse. Ni karibu. Kuri GJC Media dusigaye nta muntu ndakira mu bakobwa ngo bambwire ko byibura mufite fiance. Barabuze. Bose barambwira ngo nta fiance bafite. Ega barabuze. Kira yushuwa barabuze. Ya nababuze. Barabuze. Ko nari serious. Abatipe bo kuri GJC mwamba bari ufite yerekwa akaritambutse kuko rero kuri uyu munsi tugiye kureba umukobwa mwiza, umwari, umunyarwandakazi agiye kudutekera. Ugiye kudutekera iki? Tugiye guteka akantu gasa nka koroheje, watekera umuntu kandi mu kanya gato. Watekera boyfriend wawe? Mu gihe wamubonye kandi gatoya. Mu gihe utamubonye watekera inshuti n'abavandimwe kandi bidatinda kandi bigashye cyane. Kandi ugiye kukitekera? Kandi ugiye kukitekera. Okay, kera mbere yuko duteka, mbere yuko tubwira ku kantu gatoya, kera ukiri umwana wumvaga uzibona imbere ya kamera? Ntabwo nabitekerezaga kuko ngira ngo zakaje ntabwo zakambaye. Ufite imyaka ingahe? Ubwo ufite imyaka ingahe ku buryo kamera nje Kigali? Iwanyu ni mu ntara? Iwacu ni mu cyaro, ugasanga ariyo mpamvu. Mbese Kavanta iwanyu ni hehe? Niyo bigo. Ni hehe? Iyo ku mupaka. Nawe uri Umurundi? Ku mupaka iyo hafi ya Kagitumba, aho ni bita Rwimiyaga. Uri umunyamutara? Of course, yeah. Tubahaye ikaze abanyamutara, turabasuhuje. By the way, hari umumama wo mu Mutara wampamagaye ambwira ko ankunda. Turabasuhuje. Uyise umunyibutse. No mu Mutara baratureba. Nanjye ndamusuhuje. None se ko iki wavuye iwanyu yongiye kaza Kigali? Naje mu buryo bwo kwiga. Nyine mbone Kigali hararyoshye. Ati giye sinasubirayo. So nasubiye. Niki cyakuryoye muri Kigali gituma utasubira iyo ngiye? Ibintu byose biraryoha. Nukuntu Kigali ijya numva ngo yatubaye isukari, byaratugoye, isukari yarahenze. Nyine iyo ubuzima bwanze ubamva bibishye ko ntago ubona imbaraga zo kuva muri Kigali. Ubu ngubu niyo nagukubita ntiwavaye. Byagorana. Nagenda ngagaruka. Nagenda deni ngagaruka. Mbese ntushobora guhunga Kigali? Byagorana. Byagorana. Umva mu Kigali nzayisasira. Uzayigwa inyuma. Uzayigwa inyuma. Noneho umaze kwisanga nyine wenda abantu benshi bazabimenya nyuma, projet nyinshi zigiye zitandukanye uzagenda ukora kuri YouTube. No kubera iki wahisemo uyu munsi kuza kutwereka
ukuntu ujya uteka ibiryo byoroheje ushobora kuba ari breakfast ibanga ni ibiryo ushobora guteka mu gitondo byihuta kandi bishobora gufasha umuntu hari abantu bakunda kurya mu gitondo abantu rero bakunda kurya mu gitondo ibi ni ibiryo byiza ku bantu bakunda kurya mu gitondo ushobora kwibaza ngo ni ibiki ndi kuvuga noneho itandika muri comment ugira amatsiko ubanze umbwire ni ibiki tugiye guteka ni ibiki kira bagiye kutwigisha ese abakobwa b'Ikigali kubyo tubwira ngo abakobwa beza nkamwe ntago muzi guteka ngo muzi guteka nyine ibiryo byoroshye nk'amakaroni ngo nyine ngo ntabwo ifiriti n'ukuri shana kintu ntazi guteka mbese ushobora dutekesha cyane ufite reka ritambutsa azarya neza aho azayamanika uri umumama uracyari umukobwa ari ukuntu nyine umuntu aba adafite umuntu ariko byibura hari umufiyemeri cyangwa nta mwana nyine ufite umwana none siko mbona akadakawe kari ni irihe banga twakoze amajimu amasiporo twarisigaseye muri make abamama bafite nk'izi zanjye ndabakomeje abandi bakoze jimu none twebwe twirirwa hano kuri JJC Media kugira ngo tubashimishe twavuze imbaraga zigiye gukora jimu ugomba no kwitaho mu gihe utarabona usebana yanjye nisaza nabona umugabo wumva ushaka umugabo wumva ushaka umugabo nese ubona umugabo nyine ni ikintu yahematse ko ufite ku mugabo wumva umugabo ari iki kintu azakuzanira mu buzima bwawe gitandukanye n'ibyo wari usanzwe ubona cyangwa iki kintu azazana kiri special nyine just nanjye kwa mfite urugo tubona biryoshye kwa mfite urugo ubona nyine ari ibintu nyine byadanje yes urumva nyine ari ibintu birenze is about to go down okay tugenda tuganira byinshi bitandukanye na Kirabo gatubwire recipe aho uyu munsi rero uyu munsi tugiye guteka akantu koroshye kandi karyoshye watekera umuntu akava watekera wa muntu nyine ufite iyerekwa aho bita kandi ariko ngo abakobwa baba bafite boyfriend ngo mubahisha ngo ukavuga ngo rero ubuzima bwo nta kuvuze imbere ya kamera ngo urumva reka mbivuge yera aranga reka mbivuge ati rero isheri ubuzima bwo nta kuvuze imbere ya kamera nuko nyine mba mbona nta hantu twe twagera nyine ndagukunda pe sibyo kandi nawe urankunda ariko naho turagera nyine mba mbona nazi nyine nta n'uranyambika impeta gusa ubwo ngubwo nashingira kwenge ngo mvuga ko dukundana wowe ntabwo uri muri abakobwa bameze gutya waba umufite akaza kugutera amabuye mukahita mushwana ariko ntekereza ko atarakara bishatse kuvuga ko ahari no kurikije ajya bazanira amakuru ntabwo ari ibyo pe umukobwa wese ava akagera umwangira iki ntabwo uri kumwana umukobwa wese ahava urashaka se basingweri no umukobwa wese ava akagera agira amakenga ntago none kandi arateretwa ntabwo ntago wavuga ngo urateretwa umukobwa aratereta utarafata mu niswe kitabanya na papa w'umwana ntabwo byakunze nyine ni story ndende ubwo ntabwo byakunze byo tubireke niki cyakubabaje umaze gutandukana na papa w'umwana ntabwo byabura nyine utekereza ubuzima bugiye gukomeza ari ukuntu uri kumwe n'umuntu wumva mufatanyije muri byose ariko nk'iyo amaze kujya ese nk'umutipe wanze mu bibi mwiza w'umwikuko oya ibyo bireke erega buriya hari igihe umuntu aba atari wowe kandi kubyana ntekereza ko bitavuze ko bana none sibyo si ibintu byoroshye mureba nyine no ku mico no ku myifatire ati umuntu ategwa ariko kubana ntabwo bikiri ibintu bya danje ntabwo ari ibintu gusa nyine byiza ko umwana ariko none ubonye mutazahuza bwita ko yakwigiye nawe ukagenda icy'ingenzi nuko mukunda wa mwana mwese umwana afite igihe cyangwa afite imyaka 2 hafi kuzi 3 induka barayikoze gutyo bro byaratuvunye byaratuvunye n'umuhungu n'umukobwa n'umuhungu hey abantu dufite abana b'abahungu mujye mutsure mugire ngo
Yabikaze. Yabikaze ntabwo byoroshye. Nize challenge wagihura nazo kuba umumama. Biravuna. Icyo babwira abana hano hanze b'abakobwa bafite nyine bari mu buzima bubagoye sibyo ako barera nyine bafite abana bari kurera nicyo bababwira. Icyo nababwira icya mbere ni ukwihangana kandi nyine agashikama. Biragorana pe, uyu munsi biragoye ariko ejo uko iminsi igenda ishira ugenda ubona ko ibintu bigenda bihinduka ukisanga wese muri bwa buzima bwawe bwa kera nunibuka ko ibintu bigeze kubaho ngo wumve ngo urahangayitse wumve ngo urapanitse nyine mutwe. Rero icyo nababwira ni kwihangana. Yes, kuko nta kindi. None se mu rugo babyakiriye gute mumaze kumenya ko twite? Njye nwite ntabwo nagiye mu rugo kuko none nabaga muri ghetto. Nguma muri ghetto babimenye ngira ngo urafi kubyara hafi nko kubyara ahubwo ko bateye gutyo ndabasohoje iyo banga ryose raritsimba papa. Ese bimenye ndi hafi nko kubyara ariko uko bimeze kose hari ukuntu umubyeyi ababara ariko iyo utamuri iruhande ngabone hari ukuntu nyine nanone bigenda byoroha. None bimaze kubyaraho umubyeyi ahita akunda n'umwana wawe ukajya gusoma babibonye bakaramukwambura wowe bakarabukwaka bakavuga ati duhese umwana wacu wowe ukomeze kandi bagututse bwa mbere bakimenya ariko yageze ku isi bamukunda kukurenza cyo bita kuba umubyeyi. None ukora iki mu buzima busanzwe kikubeshaho n'umubebe? Muri biraka gusa kenshi hari igihe mbagura ibya make up. By the way, look on me. Uyu munsi nabanje bisize make up nasizwe na kirawo mbese muraza kumujajinga simbisi mabikoze neza ngiyewe dore kirasobansize kandi nubwo wacuye nagusize kerone wacuye ntabwo wandaburiza imbere imbere y'abafana. Okay, umunsi nijya mukozeho. Uyu munsi ni wo wankozeho. Reka tunatanga nimero yawe none tunateka. Nimero yawe ni kangahe? 08 94 87 56 7. Usubiremo 07 94 87 56 muduhibiraka abantu b'Imana muduha akazi no kuri abantu bakurikiranye JJC Media ari abakobwa b'abasirimu abakobwa bafite anniversaire abakobwa bafite mariage no kuri cyangwa ugiye mu kindi kirori runaka please call Kirabo umubwire azahita afata akamoto ahita azajya umubwira ko nimero wayikuye kuri JJC Media discount yashize. Uzabikora? Nzabikora. Thank you. Azajya tanga discount. Umuntu mbese azasha amafaranga menshi yamubwiye ko yavuye hano. Umva tuzagaruka tuvuge ko atazi gusiga. Yashara gabinkora. Tuzagaruka tuvuge ko atazi gusiga ariko nukuri mu supporting nuko ukiri mutoya. Keneye kuzamuka. Keneye n'amafaranga. Amafaranga rere umubebe. Tuganira byinshi. Turagiye no kwiga keneye nervari. Yes. Nukuri mufashanye tugire umuco wo gufasha. None watangiye ukatwigisha rero guteka. Ndabakiriye mwese n'abankurikiye mwese ubu tugiye guteka ibirayi. Birimo amagi ubwo ni umureti akuryoshye cyane wakorera umuntu kandi mu kanya gato akarya kishima nta nubwo yazanacika ni wawe noneho. Ibyo bavuga ngo umugabo ntagomba kuhava. Ntagomba kuhava. Okay. Ahubwo umugabo nyine wawe. Go waje. Umugabo wawe. Okay, ibirayi biri kubira hano. Biri kubira. Abasubise byahiye. Ndabona byahiye. So nturi gushikira. Ngo buje hano nabaye chef, niba nabaye chef, niba nabaye ikisibisi. Babona ibirayi byahiye. Ugiye kubiminina? Ngiye kubiminina. Ntago biminina. Ahubwo hari ukuntu ngiye kubigenza uko hari akantu meruka wigeze kunsaba. Cyangwa ngo uyisorore. Yes, nta kibazo. Sawa. N'akantu karushe. Hano hejuru zirahari. Yes. Ufungire gaze cyangwa mbere. Nta kibazo mfungiye.
umunsi ngiye kurya ibiryo byatetswe n'umukobwa mwiza nanjye numve ukuntu biba bimeze. Muranyihanganira by the way, mu by'ukuri nararwaye amagripe, narafunganye mu kibazo cy'amaserezite, murambabarira nyine mu ndangira umuti ko maze iminsi nk'icyumweru cyose nk'umuti ibinini ariko byanze gushira. Sinzi murwane ku mwana wanyu nyabuna barwaneho abantu bari bumve kuvuga bitandukanye, nimugire ngo no guhindura imvugo. Oya, ntabwo ari guhindura imvugo, ahubwo ni ikibazo cy'amasinezite nagize. Rero dukomeze. Urabona ibirayi ndabyaruye. None se bino usizemo amazi gusa bibise wari kuba wabikuyemo amazi? Oya, kuko nyene ibingibi gusa. Sorry, kuko nyene ibingibi gusa ngiye gukoresha ibingibi gusa. Ibi ntabwo tubikoresha. None se ko butari bubikoresha ntabwo babikuramo amazi? Byatubwiye icyo ushaka kubikoramo. Ubwo abandi bazabirekeremo amazi bitewe n'icyo ashaka gukora, yabirekeramo amazi cyangwa akayaminina. Kubera ko ashobora kuza kubishyushya wenda. Urabona hano nateguye agatunguru n'agaporo katari kenshi, kose nkunda agaporo kenshi, ntabwo nkunda ibintu by'ibirungo byinshi. Nateguyemo tutari twinshi, ndadushyiramo. Nindangiza shyiremo n'agapawufuro. Njyewe nkunda ibintu bisa nkaho ari bisimu ukuntu nyine. None se utashyizemo agapavuro k'umutuku ntabwo ujya ukarya? Ntabwo mbikunda, ibintu by'abanyabazungu cyane ntabwo mbikunda. Ibintu by'abanyabazungu bijya bikushabuka rimwe na rimwe. Bijya binjabuka. Ngufashe? Okay, let me help you. Ndabona abantu batinye kunomba. Turabinomba kugeza igihe tuba twarabaye abamama twe tukiri batoya. Ibintu by'inombe z'abana twarabimenyereye. Urumva twarabimenyereye. Rero iyo birangiye reka dukoreshe, nshaka dukoreshe ikirushe. Oya bwikanye ndetse gato nk'ifashe. Nubwo ntazi ibyo ugiye guteka ariko reka ngufashe ko sibyeri. Ugomba nawe gusiga utetse rega. Uyu munsi ntabwo hari uwanjye. Ariko reka ntacyo ngufashe. Ugomba kubikora akari nako binahoramo, kuko turashyiramo amagi kandi amagi agomba kujyamo byamaze nko guhoramo kugira ngo bidafatana. Ahubwo amagi ahitashya. Hari akantu kabugenewe nuko ngiye nta konfite kagenewe gukora ibi birayi ngo babyita mashu. Oya, ntabwo ibyo mvuze ari ibyo mumbabarire muri comment. Ndabazi mushobora kuza kundabura. Ndabazi bashobora kuza kundabura ariko kuvuga ko yirashe. Shanda nayirashe, byo niyo mpamvu nanjye nceceka ariko da. Yaba rero ku wundi muntu washaka kubiteka wakoresha izi pavuro y'umutuku. Ni pavuro nziza ku bantu bakunda salade, pavuro nziza, cyangwa nako iriya y'umuhondo n'ingi y'umutuku ni nziza cyane ku bantu bakunda amabara menshi mu biryo. Mbese biryoshya ibiryo, bituma ibiryo bigira indi kala nziza ku buryo bikurura amaso yawe ugiye kubirya. Humura kazi nshinzwe hano kuri Joyce no gufasha abatumirwa. Ugomba kudufasha kandi gufatanya. Ndumva unyuzwe cyangwa uragira ngo tubanze tubimaremo intuza? Urabona ko nta kirayi na kimwe, byose byabaye nk'umunyigi. Yes, yego byabaye nk'umunyigi. Yego bisa na gripe iranyisha mu nsengero n'ukuri bafana banjye, ndabingize mumbabarire munzamure. Ndumva noneho bibaye bizima. Icyo tuyakora ukurikizaho ya magi yacu. Ego ukurikizaho ya magi yacu. Twateguye amagi 3. abahagije cyangwa ufite menshi wakoresha menshi. Byaterwa n'ibyo yatetse ko bingana. Ego katugire gutya kugira ngo bibe biri kuvamo, bibe biri no guhora, bibe biri guhora just like this. Ariko nongera mbibutsa hari akantu kabugenewe
kabicucuma neza iminota mike cyane. Hari abantu bashobora kuba bagafite cyangwa batagafite. Ibi ngibi tuba dukora ni ibintu byoroshye ku buryo nawe ushobora kutagafite ariko ntibyakubuza kubirya, sibyo? Kuba udafite icyo gikoresho ntibyatuma utarya ibiryo wumva wifuza. Abantu muteka amagi mujye mubanza muronge amagi, hariho umwanda, haba hariho umwanda mwinshi. Kuri JJC Media nongera nibutsa abana bafite impano bakira batoya ko mwazajya mugenda kuri Instagram yanjye mukamfollowinga, hanyuma mukanyoherereza aga short video mwifashe, hanyuma nkareba abashoboye sibyo tukabaha, turabakeneye muri iyi minsi batari benshi, cyane cyane dukeneye abahungu, dukeneye abahungu nyine bafite bazi ko tabutsa bagende banyandikire bandike mama yidi ufiterekwa cyangwa impano byose hereko cyangwa impano aze kugenda anyandikire hanyuma anyoherereze. Nunyandikire umbwira ngo urashaka kujya muri filime, ahubwo unyandikire unyoherereza nawe ka video gatoya, hanyuma mbibone tureko nawe waba umwe mu banyamahirwe. Ase ngita amahirwe na byose ni kimwe. Imwe tutashizemo umunyu. Umunyu twateke mu birayi. Kandi yuke ko aya magi tugiye kuyavanga n'ubundi na bino birayi. None se wakuze wumva ushaka kuzavamo iki? Sha nazo zinari mfite. Yari ngo nari nshaka kuza muganga ngo gusa maze njye numva nshaka kuzakina filime imagine. Maze kugera ejo numvishe cyo kora nkunda nk'ibintu bya design nyine ibintu by'imideri. Yes. Wagiye unyambika vuba nabyo biraza kuza. Wagiye unyambika byibura abantu bafite impano. Birayi tugomba kubigira ku buryo akongeshuye kavamo kaza kuturaburiza abagenzi. Oya biramutse tubishyizemo ibirayi bigishyushye tayari byeta byiteka. Bisaba rero kubanza guhora. JJC Media reka ngembe mbabariza ibibazo bigiye bitandukanye. Niki kintu aka kanya wabwira urubyiruko ruri kukureba? Nkawe urumva ukora makeup n'ibindi biraka bitandukanye, ariko hari umuntu uba ufite n'impano yo gukora ikintu ariko ntagikoreshe uko kiri. Ni iki rero wababwira mu gihe ibyo wenda biri guhora? Icyambere no gutinyuka. Nekeza ko gutinyuka ari hashamikiye ibintu byose utinyutse, kandi ikindi ugafokasinga kubyo nyine kuri iyo mpano yawe. Ugira filime nyarwanda? Yes. Ninde mukinnyi wa kera wakundaga? Wa kera nakundaga Mama Nick. Mama Nick. Oh, Mama Nick. Munare y'ingore. Yes. Aha. Ninde mu bagabo ba kera wakundaga? Mu bagabo buriya ninde? Nakundaga Manzi. Wakinaga mu marira y'urukundo? Yes. Abakinnyi b'ubu ninde mukinnyi ukunda? Uwambere agomba kuba wowe. Umfatire twako ko tuhagarara. Kwemeza ko uwambere agomba kuba wowe. Why me? Niwe tumenyanye. Abandi ninde mukinnyi wa mbere mumenyanye? Shana ndatekereza cyetse niba hari abani bagiwe. Oya ntago ari uwa mbere tumenyanye ndabyibutse batavuga ngo nabiyemeyeho. Ntago wa mbere tumenyanye. Hanyuma nyine mu bakinnyi ubu ngubu ukunda ni bande? Umukinnyi ndavuga ati umfana cyukana kweshye ngo dansabe. Sabe? Yes. Mu bagabo. Mu bagabo. Mu bagore? Mu bagore sinindera. Abagore ubu nindera ko mubuze.
iyo ukunda filime se cyangwa ukunda filime ndazikunda uba wumva ushaka gukura ukagera ukaba nkandi cyangwa ukakitinga nkandi buriya nkabahavu babona nyine ari umuntu watinyutse kandi akibakira izina kubwe yes umura uzabigeraho ibintu byose gake gake buhoro slowly by slowly ibintu byose ni buhoro buhoro akaba ari umuntu hano ushobora kuba ataratinyuka avuga ati ndashaka gukora ibi bishaka kugenda gutya nyine tinyuka ukore natinyuka arabagira arashoboye none se ko wambwiye ko kera utigeze ukunda ibyo bintu nta kintu numva uzaba cyo byakugendekeye bite kugira ngo byakugendekeye bite kugira ngo wumve ukunze sinema ugenda ubikurikirana ushiduka umaze kubikunda yarebye abanyarwanda mwana ndananiwe abanyarwanda murambabarira niriwe umunsi wose ndi mu kazi mpagaze ni ukuri mu mbabarire nicari noneho nakomeje kubiyemeraho ariko urarushye byanze biragaragara umunsi ntabwo byari byahora birasa nk'aho bikoze sasa tugiye kuvanga amagi yacu na bya birayi byacu urabona tugiye kubivanga aho bibe byose bimwe bibe nk'isosi ntabwo byabiha nta muntu ugibeshya abafana banjye aya ntabwo byabiha bakurikirane gato cyane barabibona ikintu ukunda umwana wawe ni byose kuri njye buri mubyeyi wese aravuga ngo umwana wanjye ni byose kuri njye ariko hari ikintu kiri special uba wumva nyine ukundira umwana wawe nkunda ukuntu akunda ibiryo ntawe wananutse ntawe abakumirwa ni ikibogari ariko iyo bavuga ngo abantu bananutse biba byari ibyana binini ni ikibogari cyane noneho washyiraho ipanu nawe ndakira kiri itaramufasha abanyarwanda kumbabarira ndarushye bya bindi bimwe bitabaho rimbabarira nukuri ndarushye hahandi mutaza kuvuga ngo byagenze ngo gute ngo abantu ngo bakuri JJC media ngo musigaye ngo musuzugura ngo musigaye mukoranga ibiganiro ngo mwicaye no kuri mubabarire mvuye mu kazi amavuta ari naho hasi mvuye mu kazi ndarushye ndarushye tugiye gushyiramo nyine utuvuta tutari twinshi cyane iyo utuvuta nyine tw'umureti tu yesi abakunzi bo kuri JJC nanjye ntabwo nzi ibintu batetse mbabwije ukuri nanjye ko muri kubireba ko ndi kubireba ni ubwa mbere mbibonye nese uko ubyimye amavuta ubundi buri buze kugenda nabi oya nese ujya ubona muri tubatekesha amavuta menshi wapi ntabwo rufate hasi afata hasi neza kamera wahita uyanga ari ubwa mbere uyigiyemo ayina urumva umeze ute kuba ugiye bwa mbere kuri kamera ni nyine umuntu adakeka ko byabaho
aka none nahimba bitakora oya se kandi bineza abantu nyine bagira ngo hagire abantu hano hanze ibintu byose birashoboka kuko bigira ku bantu wese batekereza ko wajya imbere ya kamera utambeshye wenda warabitekerezaga ariko byarihuse uri muri cya cyaro ukomeza kose ntabwo utekereza ko ndabona nyamara ibi byatangiye kurya kuri hano utabara ibintu byaryoshye wabona turiye ibintu byaryoshye uzi kucarenginga abantu ubyisha ntabwo Erika ajya aheze oya sha ntabwo Erika ari kuhereza kabisa kananjye noneho nkabigeze reka amaguruke ndebe ukuntu gahunda zifashe ipanu itinda gushyuha yes biragaragara itinda gushyuha cyane bya bintu bishobora kuryoha birahiye pe urabona rero tugiye guhindura umureti wacu Hey guys turongeye turagarutse murabona ko akoze finale cyangwa ahishije indyo ngiye kubabwira ukuntu bimeze niba hari umuntu wabigerageza niba nta muntu wabigerageza ndaza kubivuga njye ntabwo njya ndyo bose sibyo kandi numva wow that's so good ikintu nkunzemo hano umuntu ukunda impumuro ya pavuro umuntu ukunda impumuro ya puwaro n'agatunguru urabirya ukabyumva ukumva ko harimo akantu mugende mubigerageze mu rugo ibi ni indyo nziza ushobora guteka ugategurira umugabo mu gitondo agiye mu kazi kandi akirirwa ameze neza atari ibintu by'imigati ibiki indyo nziza mu gitondo n'ukuri birasa neza nawe muri kubibona uko nababwiye kugira ngo mwongere amabara mushobora gukoresha za pavuro nababwiye cyangwa undi muntu akaba yashyiramo ibintu bitandukanye biterwa n'icyo umuntu akunda za black pepper ugashyiramo abantu bakunda agasenda nyine bakagenda bashyiramo byinshi kuko biraryoshye please mutubabarire tukenjoyinga bino biryo hanyuma tuzorora ubutaha mwakoze kudukurikirana ndabakunda nicyo babwira abanyarwanda nabwira ngo ndabakunda bakomeze nyine bakore subscribe na share na comment murakoze cyane Imana ibarinde we love you bye.